nibuke, ibuka ureke nanjye nibuke, nibuka ukuri ngwino twibukiranye, ibuka nanjye nibuke, ibuka ureke nanjye nibuke, kubwizanya ukuri niyo ntango y'ubwiyunge. Ibuka 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 ureke nanjye nibuke, ibuka 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 ureke nanjye nibuke, ibuka nanjye nibuke, ibuka ureke nanjye nibuke. Yewe nitwa Maria Goreti, nkaba ndi umunyarwandakazi warokotse ariko ndahunga, ndi impunzi rero. Numva kandi nta soni binteye. Maria Goreti, uravuga uti njyewe ndi umunyarwandakazi kandi nkaba ndi impunzi, bikaba nta n'ubwoba binteye, uti kandi nararokotse. Twagira ngo utubwire uko byakugendekeye Maria Goreti. Ndagira ngo mbasuhuze mwese abatwumva kandi mbabwire nti mukomere mwese banyarwanda. Uyu munsi i Rwanda barizihiza intsinzi kuko umugambi wabo ku itariki ya 7 z'ukwa 4/1994 wageze ku gasongero. Natwe abarokotse uwo mugambi dupfukame dushime Rurema. Ninge mu rya orukesitiri mparabagira bati n'abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo, burya ntawanga kuramuka. Umugambi mvuga wageze ku gasongero ni jenoside RPF yateguye kugira ngo izabashe kubabera urwego rwo kugera ku ntego yabo yo gufata ubutegetsi. Bayigezeho rero, bayigeraho hamenetse amaraso menshi, ariko kuri bo icyangombwa cyarashobotse, bafashe ubutegetsi. Ntampuhwe ku Bahutu, ntampuhwe ku Batutsi batari bafatanyije nabo umugambi. Iyo bahoza barokotse ari nabo basumuriza batorotse ngo babajujuje babuze amahwemo, bajye banibuka ko habaho kura, warara mu igorofa cyangwa mu kigunda. Yewe rero ikitumye nshatse kubaganiriza uyu munsi ni uko mu by'ukuri uyu munsi ni umunsi mukuru kuri jyewe kubera ko ariho narokotse. Nakuze amaso n'urupfu ruransoma ntirwanduma, ndubera Bakame ruyoberwaho nshiye jye n'umuryango wanjye. Bwari ubwa kabiri n'imigezi. Iki byakugendeye bite? Mbere wenda mbere yo kugira ngo mbabwire inkuru yanjye, mureke mbanze mbabwire ko u Rwanda uko turi inyabutatu kandi tujye duhagarara tubyemere twishime, buri munyarwanda wese yumve yuko afite agaciro. Yewe ndi mwene Rushemeza wa Burihere mu Ngoni bwabo, umuhutu w'Isave mu Gatoki i Butare. Nkavuka kuri mama w'umututsikazi w'umucyarakazi uvuka i Butare mu Bashumba Nyakare. Kuba ndi mvuka kuri ayo moko yombi ntabwo bimbuza kuba umunyarwanda ku buryo bwuzuye. Niyo mpamvu rero ngomba nanjye kuba hamwe n'abandi. Wa wundi wavuze ati, wabyinnye ati ibuka ureke nanjye nibuke. Twese rero twibuke. Mureke mbabwire uko narokotse. Yego. Ku itariki ya 6 perezida arapfuye. z'ukwa 4/1994.
1994 perezida arapfuye turacemererwa bamwe dushakisha za koridoro zo kwihishamo kugira ngo amasasu ataza kudutera aciye mu birahuri by'amadirishya ariko nkaba nari nturanye ku ruhande nturanye n'umuturanyi w'umurakari wari wararakaye kubera ko yari yarafunzwe mu byitso mu gihe cya 1990 1990 igihe inkotanyi zitera u Rwanda uwo musore ararakara ni uburenganzira bwe ararakara rero bituma agira umutima mubi wuzuye urwango umusore twari duturanye nakwenga nari mfite isambu nakwenga nkabaha urwagwa ariko umugore we akambwira ati cisha hariya mu miseke ntabwo ari bumbaze aho rwavuye kubera ko nenga urwagwa ruryoshye umugore yararwakiraga bakanywa kandi ntiyamenyaga aho ruvuye ubwo rero hakabaho yuko buri cyumweru mu gihe inkotanyi zari zarateye iyi radiyo yabo Muhabura itanga ibiganiro abenshi babaga bari ku kazi kubera ko batabyumvaga byose bagafata amajwi bakazaterana bakabyumva bakundaga rero kubyumva ku cyumweru dufatanyije uruzitiro bakicara bakabyumva naba mfite abashyitsi ku cyumweru twicaye hanze muri jaride nabo bicaye hanze bariho bumva Muhabura bakora komanteri abashyitsi banjye bamwe nabo bakajyamo bagaterana amagambo murumva rero ko byabaye ikibazo perezida rero arapfuye mu ijoro mu gitondo ndabyuka nari jyenyine n'abana umugabo ntawari uhari ndabyuka nicara ku ibaraza nifashe mapfubyi ndiho numva radiyo Rwanda bararasa amasasu nkaba narinjiye muri Bugenge amasasu aravuga ku Gisozi ariko isubira inyuma gato mu ijoro hahandi aho twari tubunze muri koridoro twirinda amasasu nkajya numva urugi rw'igipangu murabizi ko zabaga ari ibyuma barakingaga rwakinguka ukabyumva kumva urugi rw'igipangu ku muturanyi rurafungura guhera saa munani rufungura amasasu avuga hakurya ku Gisozi ku Kacyiru Kimihurura byacitse noneho nkavuga aba bantu bariho bafungura hariya ni bande ubwo mu gitondo hari 5:30 nicaye ku rubaraza abana bari mu nzu bategura ameza ngo turye saa sita yari hafi kugera ngo turye noneho amasasu aravuga menshi ku Gisozi ngiye kubona mbona hirya ya korotire ngiye kubona mbona imitwe 5 y'abasore barebare bambaye ikoti byijimye ntabwo nababwira ngo ni umukara cyangwa icyatsi kibisi ntabwo nabashije kubona iryo bara nabonye amaso abantu bazamuye amajosi batunze amatwi kumva aho amasasu avugira niba barashakaga kumva niba ari ayabo cyangwa ari ay'abasirikare b'u Rwanda sinzi abo bantu rero n'ababonye 5 mu rugo rw'umugabo wari ufite akana kamwe bagiye kugafite nk'imyaka 2 kari umugore yari afite inda ya 2 murumva ko bari batoya ntabwo bari bafite abana b'abasore 5 abo basore rero barandeba ndabareba
ubwo nta kindi nakoze, narinjiye mu nzu, abana bari bateguye ameza, ndababwira nti ntihagire umbwira ngo agiye mu cyumba, buri wese mwese mu modoka. Mfata telefone nterefona umuryango nari ntekereje guhungiramo, ndababwira nti niba mufite abantu bashobora kuntabara muntabare, ngiye gutwara n'abana, ntabwo dufite uruhushya rwo kugenda, hari kuvese, ndahagarara mu muhanda hagati hirya hariya, nimubona abantabara baze bahankure. Nguko uko navuye iwanjye, ndagenda mpagarara aho nagomba guhagarara ntaragera ku muhanda munini. Abantabara, abashoboye kuntabariza barantabara, mbona haje abasirikare mu modoka ebyiri, banshyira hagati, baramperekeza bangeza aho nagombaga guhungira. Ubwo rero yari inshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere hari mu kwezi kwa 11 ko muri 1993, kwa 1993, murabyumva inkotanyi zabaga muri CND. Nta mukozi nari mfite mu rugo, nagombaga kujya muri misiyo, nsiga mbwiye umubyeyi twabanaga n'umuturanyi w'umututsikazi, nta kibazo nari mfitanye n'abaturanyi, ndamubwira nti nakubwiye ko n'abo ngabo bari bafite abo basore batanu yewe nita inkotanyi, kuko turabizi ko bari bafite ibikoti byabo bambara. Noneho mbwira rero abantu ntimuzandangira umukozi wo mu rugo. Njya muri misiyo ndagaruka, ngarutse nsanga bandangiye umukozi. Umukozi ari mu rugo, ariko umugabo ati uzategereze madamu iwe ibyo amasezerano agirana n'abakozi, ubwo azaza mu minsi 2 cyangwa 3. Ndaza nsanga umukozi ari mu rugo, nkizana identite njye kukwandikisha kuri segiteri, ati nta identite mfite. Ese biragenda bite ko mu mujyi hano ntawe ugomba kuba adafite ibyangombwa? Ati ntabyo mfite, ati yewe narayitaye, nakoraga ku mucuruzi wa byeri, nkakora ku makamyo ye ajyana amabyeri i Cyangugu. Umucuruzi bakaba Serugihugu, yakoreraga mu Muhima ngira ngo. Ubwo umusore rero ndamubwira ntese bizagenda bite? Atumva ati mbonye amafaranga yo gusora, ati nayohereza bakazanzanira identite, abajyana amabyeri bakazayanyishyurira iwacu, bakansabira identite, bakansorera bakansabira identite. Nibwo turabigenza gutyo. Umuhungu muha avansi, ajya kwa Serugihugu gushaka abagenzi be yakoranaga nabo bagenda ku makamyo apakiye byeri, ati ngo abashyiriye amafaranga. Agarutse azana n'abandi basore 4 bazanye nawe, twari dutuye hejuru ku buryo njyewe narababonaga hasi, ariko bo ntibambonaga. Abasore ndababona, bararebye karitsiye, bararebye, barangije barigendera. Umuhungu arinjira, yinjira yanyumva aranuka inzoga. Ntese wa musore we ko wasinze, ko mbona wasinze? Ati bansuye bagenzi banjye ntitwaherukanaga, ntabwo rero hano ngiye nkoresha abantu banywa inzoga. Ati sinzongera. Ubwo bibaye aho, icyumweru kirashize, umuhungu ati ntese ba bantu ntibaraza? Ati reka nzajye kureba. Ati nibaza ko ubu baba bagarutse. Aragenda nanone,
mu kugaruka agarukana n'abandi basore bamwe bari bagendanaga amatishati mu makaritsiye bacuruza ya caguwa. Baraza nanone barahagaze, we yinjira mu gipangu nanone aza yanyoye. Bite ko wongeye kunywa? Ati rega, ati hari igihe bikuyobera, ati rega akayoga kararyoha, ntabwo ariko genda ukunda. Bite baguhaye bakuzanira ibyanditse? Akajwi ati bambwiye ngo nzagaruke. Ubwo rero biba bibaye ibyumweru bibiri, umuhungu ndamwihoreye, ariko ntangira kwibaza se ndatunga umukozi utagira ibyangombwa muri iki gihe? Ubwo aragenda mu gitondo, arabyuka, inzu y'abakozi yari hanze na dushe yabo yari hanze. Noneho mbyuka kare kuko nari niteguye yuko musezerera. Ariko agiye gukaraba ntabwo yari yambaye hejuru, yari yambaye agapantaro yari yarazanye, nta n'umwenda yagiraga wundi, yari yaje gusa. Noneho mbona umuhungu afite intuze, yari umuhungu w'inzobe, ariko yari afite amamarike ku mugongo, ndetse ibimenyetso bimwe bajyaga bavuga ko abantu baheka amasasu bibatera inkovu ku mubiri wabo. Ubwo rero ubwo umutima urankoma, uvuga ntirinda bigirana. Umuhungu uko nari nabyiteguye, aje yinjiye, aje kugira ngo atangire gutegura ibyo bya mu gitondo. Ndamubwira nti yewe ntirorerere nabirangije, ahubwo ntingine tuzamukane tujyane ku kazi kanjye ngo uhembe wigendere. Ntabwo nashobora gutunga umuntu udafite ibyangombwa. Umusore namushyize mu modoka, turagenda, mujyana mu mujyi aho nakoreraga. ndamubwira nti ariko wa musore we wikomeza kunjijisha nk'ibyangombwa dusinyane ngo uhembe, ni kuko ejo bundi ngeyeho amahane naba mfite ikintu cyerekana ko naguhembye, ariko nkaba nzi uwo nahembye uwo ari we witwa nde, ambwira andi mazina. Ese ko noneho ayo wari wambwiye atari indi, ngo andika ayo ngayo nkubwiye, ndayandika ndavuga ko ikimenyetso cyayo ari iki. Turateranya amagambo aho, ariko igihe ati ndetse aranarakara arambwira ngo mpemba cyangwa ureke kumpemba, niko nguko niko. Mba mbonye abapolisi ba komine bazenguruka, bamwe bazengurukaga mu mujyi Kigali, ndababwira nti ngira umukozi ntibampamagarire, mpamagarira abo bapolisi. Abapolisi babiri baraza, ntumva mw'abantu muhagarariye ubutegetsi, uyu musore yarankoreye amaze ibyumweru bibiri iwanjye, ndagomba kumuhemba amafaranga 1,500, ngakuramo 400 y'avansi namuhaye yo kujya gusora. Ubwo ni ukuvuga ko mugomba 1,100, ndagira ngo twandikirane muhembe yigendere, ariko ntabwo ashaka kumpa identite ye. Batizanye identite, umuhungu ati nta identite mfite. Bati ukaba mu mujyi hano nta identite? Ati nta identite mfite. Bati ngwino. Bati madamu dushyire mu modoka tugeze kuri komine. Bashyira mu modoka n'umusore, bicara inyuma bose, abapolisi babiri n'uwo musore. Turatwaye turiho tugana kuri perefegiture, kuri komine ya Irudene. Tugeze hafi ya Ecole Belge, umuhungu akubita igitwenge, araseka cyane, atese mu njyanye. Abapolisi bati tukujyanye kuri komine gukora iki? Bati kugira ngo, bati kubera ko abantu bose bafashwe nta byangombwa bajyanwa kuri komine, kugera igihe bamenye iyo bari, ngo mwiruha, ngo nimujyane kuri CND.
tujyane kuri senide arabiseka cyane ati munjyane kuri senide ndi inkotanyi. ubwo umuhungu yewe nakubwiye ngo natwaye imodoka ngera kuri komine, ni Imana yayitwaye kuko yewe ubwenge bwanjye bwari buyobye. tekereza ko maranye inkotanyi yo muri CND ibyumweru 2 mu rugo. ubwo umuhungu ndagenda ngera kuri komine, hanyuma dusanga ndetse na Perefe arahari, ati bite madamu njyewe nzaniye umuntu n'aba bapolisi. abaza abapolisi ati uwo muntu ni muntu ki, baramubwira ngo wese mumuzanye hano gukora iki, ngo ni mu mujyana aho ababwira. ndamubwira nti ntabwo ari ko kazi kanjye, mugezeza aho abapolisi bansabye kumugeza, ngaya n'amafaranga 1,100 nagombaga kumuhemba, nyahereza abapolisi ndakata ndagenda. ubwo rero murumva ko yewe mu by'ukuri niyo mpamvu mvuga nti narokotse kabiri. abavuga rero yuko ngo hariho, murabyumva ko inkotanyi zari zarahawe igihugu mu by'ukuri abantu batabizi, ariko bo bari bafite uburyo bwabo bateganyije kugifata burundu. urumva bari mu makaritsiye baragendaga hose. ubwo twari abaturage bo ku Irondo bari barafashe abandi bagabo babiri ngo baturutse CND bashatse kubakubita. umugabo wanjye aravuga ati nyabuna ati ntimukome abo bantu, reka duhamagare Major Munyakazi cyangwa koroneri, harya yari koroneri, yari abakoroneri, undi yari na kapitene ye. ati aze niwe ushinzwe aba bantu mu mategeko, niwe ushinzwe aba bantu, abajyane ariko abahe gafoto. abaturage barasara. umugabo aravuga ati yewe aho ndaha ngaha ndi mukuru kandi nzi amategeko, ntabwo bashobora kugira icyo bakora kuri aba bantu. ati nimureke bajyane. arabazana muri salo yacu, babiri bicaramo bategereza Munyakazi. Munyakazi araza arabatwara. mu by'ukuri rero abantu bajye babyumve yuko inkotanyi zari mu makaritsiye ahantu hose. urumva ko abo basore 5 bari ku muturanyi wanjye. ntabwo namenye niba wa wundi wari wakoze iwanjye ibyumweru 2 atari arimo, yari azi iminsi yose, yari azi urugo. ntabwo namenya niba yari arimo kuko sinabashije kubona abantu abari bo neza. yewe nabonye urupfu nta kindi. niyo mpamvu narebanye narwo. ubwo kandi twaje kubyumva nyuma y'uko hariho abagendaga imiryango yagiye itikira nta sasu rivuze, bakiroha mu nzu bakabatera ibyuma bakigendera nta sasu rivuze. uyu munsi rero nyine navuze ndabibatekerereza nanjye nibuke. nibyo yakoze. none se ubwo leta ubu ngubu ntabwo ukiri mu gihugu, nyine wawe uravuga uti ndi impunzi. guhunga se ho utubwiye ko warusimbutse inshuro 2 mu guhunga ho ntabwo urupfu mwongeye guhura narwo? mu guhunga nahuye narwo kuri bariyeri. yewe nubwo navukaga ku Mututsikazi, murumva ko nari mfite identite y'ubuhutu. niko byagendaga kubera ko data yari umuhutu. ubwo cyakora mu guhunga kuko umwana wanjye mutoya, abana batoya bari munsi y'imyaka 18 ntabwo bari bafite identite.
ariko umwana wanjye mutoya akaba bucura akaba kari akana kananutse k'igikara kananutse. Rero njyewe ndavuga nti nibabyemere, abahutu barise, abatutsi barise. Urumva ko abo bantu bo muri CND bazaga abenshi, FPR yari yiganje n'abatutsi, bari bari kuri uwo mugabo w'umututsi twari duturanye. Kuri bariyeri ya bariyeri twafagaho hari abahutu n'abatutsi, wenda biyoberanyije kuko bari kumwe, bari mu makaritsiye, bari abasore. Iyo wabaga uri kuri bariyeri wenda ntibapfakaga n'ibyangombwa, wabaga uri kumwe nabo. Noneho rero umwana bamukura mu modoka bataka akana bati ntabwo ari akazi, umwana ni uwanjye, umwana ni uwanjye rwose. Baratakamba, baramufashe, bamujyanye inyuma mu gihuru, batagombye kuba ari umwana wo mu muryango w'abatutsi uriho uri poroteje wihungisha. Bamujyana mu gihuru inyuma, ndatakamba, ndamvuza induru, ndatakamba, ngira Imana haza imodoka yari itwaye umuminisitiri nawe wahingaga agana za Gisenyi. N'imo bazamuvumba, Imana izamukomeza, izamuha amahoro. Ariko yankirije umwana, ntiyari anamuzi, ariko yishyuramo aravuga ati mwabasazi mwe, uyu mwana ndamuzi, uyu muryango ndawuzi. Aragenda aramubambura. Uyu munsi umwana afite imyaka 36. Iyo mubajije ntese watekerezaga iki, ati jyewe nifuzaga kwicwa n'ufite imbunda, ati numvaga mfite ubwoba bw'umupanga. Urabyumva? Ubwo rero urumva nyine guhura n'urupfu inshuro nyinshi, ni ukuvuga ngo twese aho turi aha ngaha, abahutu, abatutsi, yewe n'abatwa, twese twararokotse. Rero ntibakajye, yewe ndabyanga cyane. Mama yasigaye ari incike, asigara wenyine, umuryango we wose warashize, abari hehe za Gitarama barashize bose, mama asigara ari wenyine. Kandi nawe yakijijwe n'umuhutu, umusirikare w'umuhutu yari yaragiriye neza, yaramutsindikiye. Umusore yashakaga kurongora buri nzu mu kigo muri kamiliteri, mama mu nzu itari ifite uyirimo, nyirayo umusaza wanjye yabaga i Kigali, ati irongora nubona inzu nzimuka. Uwo musore yagikubita, amaze kubona uko bitangiye kugenda mu mujyi muri Butare, nta kindi yakoze, yahise yirukanka ajya kureba wa mukecuru. Ndababwira ngo ntabwo yamujyanye mu kigo. Mama yari umuhinzi mworozi, yacukuraga ibintoteri mu murima, mu isambu ye, agashyiramo amase. Yari yaranahawe ndetse n'igihembo cy'umuhinzi mwiza, umuhinzi mworozi mwiza. Noneho bya bintoteri byamara kuzura, byaramaze kuba ifumbire, akagurisha, abaturage bakagura ifumbire. Yari umukozi. Noneho umusirikare rero yari abizi, amujyana, amuhisha mu kintoteri kimwe cyari kigicukurwa kitararangira, amuhishamo, arorosa, akajya
amuzaniramo amata akamuha n'akadobo ko kwitumamo, akamuzanira ibiryo nijoro. Mama yamazemo ibyumweru ngira ngo 3 muri uwo mwobo, kugera igihe konseye yibutse ibintu byari byacitse. Konseye aza kuzibuka mukecuru, araza mu rugo, mungu wanjye asanga inka ze 23 ziri aho ngaho, ntawazikozeho. Abaza abakozi ati umukecuru ari umusoda yari yarabihanira ati hazagira uvuga azambona. Batinya kumubwira. Konseye nawe ati nanjye nimutambwiraho umukecuru ari murambona. Babuze uko bagira, baramubwiye bati ni ukumubaza kaporari kanaka niwe wamujyanye. Konseye rero yagiye gushaka kaporari. Kaporari aramubwira ati tuze guhura nimugoroba njye kukwereka aho umukecuru ari. Barajyana nimugoroba kuri ya saha yamushyiragaho ibiryo n'amata, bamusanga nyine aho yari ari mu rutoki we, bamukuramo. Umukecuru agaruka mu rugo. Ubwo rero urumva ko niba banavuga ngo barokoye abantu, ntihazagire ube. Ntabwo muri kiriya gihe cyo kuva ku itariki ya 6 bakwica perezida, abasirikare bari ku rugamba. Ubwo rero we ntabwo nemera ko hari abasirikare ba leta barinze abaturage cyangwa inkotanyi zarinze abaturage. Abaturage baririnze, baratabaranye. Umuhutu yatabaye umututsi, umututsi yatabaye umuhutu aho byashobotse. Nanone kandi urumva ko hari urundi ruhande nanone rw'ibisimba. Abo nita ibisimba nabo bicanyi nyine, nabo bicanyi bo mu bwoko bwose, kuko ntabwo bagikwiye kwitwa abantu. Gusa nakomeza nkubwira yuko ububabare twebwe abarokotse bagumye mu gihugu. Hari abatorotse batoroka mbese wa mugambi wo kumara kuvida ingunguru, ushobora kuvida ingunguru n'agafuniko k'icupa rya byeri ngira ngo. Uwo mugambi rero abawutorotse ntabwo twagize amahoro. Ubwo nakubwiye ubuhungiro uko mu nzira byagenze ku mabariyeri, kugera igihe twambutse tugeze muri Zaire tuhahurira n'ingorane nyinshi cyane. Hanyuma turakomeza amayira, duhura n'ubukene, inzara, imyaka irahita. Imana igira, burya rero Imana igira umugambi kuri buri muntu. Tugira Imana turarokoka, tuva muri Afurika. Ariko rero kuva muri Afurika ni hahandi uraza nyine ukaza aha ngaha mu mahanga, ukarya ukaryama, nta n'uriya amasasu tuvugaho n'ibyo, ariko agahinda kaba ari kose. Babandi rero barokotse bo bagumye mu gihugu kubera yuko bari bafite uburenganzira bwo guhozwa. Nibo rero noneho leta y'u Rwanda ikoresha kugira ngo badukurikirane, batujujubye, twoye kugira amahwemo. Ndakubwira nti mu myaka namaze imyaka 8 hano mu buhungiro mu Burayi, mburana na Procureur Gahima wafashe idosiye. Ubwo mu by'ukuri abo barokotse boherezwa hano mu mahanga kutubuza amahwemo, baba bagikomeza wa mugambi wa jenoside. Jenoside iracyari,
biracyariho. Agahosho ntabwo barunamura icumu. Abari hanze abitwa abo bahawe ititire yo kuba intore, nubwo iryo jambo intore ryabayeho kuva na kera, mwa bantu mwe tuzabiganira mu gitabo. Hari igitabo ndiho nsoma, iryo jambo intore narisanzemo, tuzabibaganirira uko izo ntore zizi za kera mu 1905 uko byanditse muri icyo gitabo. Aba rero bari aha ngaha rwose nibunamura icumu, barabuza abandi barokotse, natwe twarokotse baratubuza amahwemo. Namaze imyaka 8 mburana n'idosiye ya Gahima inshinja jenoside. Afata urubanza rwose, idosiye yose ya Bemeriki Valeria kuri RTRM, bakuraho izina bashyiraho iryanjye, idosiye iraza. Iyo bafata idosiye y'umugore watwaraga ikamyoneti mu mujyi w'i Kigali, kuko nanjye nigeze gutunga ikamyoneti ya Hilux. Umugore ngo wishe undi mubyeyi akamwicira kuri Sainte Famille, baramufata baramufunga, araburana, urubanza ruca kuri radiyo, ariko rya zina rye bararisiba bashyiraho iryanjye. Amadosiye aza byitwa yuko ari jyewe wakoze ibyo byaha bibiri. Imyaka 8 yose mburana. Murumva ko ni umugambi wa jenoside, ni jenoside igikomeza. Niba ufite umutwe babona yuko ushobora gutinyuka nk'ubu nkaguhamagara nkavuga nti ntacyo bimbwiye, aho kunigwa n'ukuri, uzanigwe n'uwo kubwiye. nzanigwe n'uwo nkubwiye. Imyaka 8 narayimaze mburana, nicara mu rugo ntegereje telefone, nanirwa gukomeza gukora kandi nari narize, kubera ko nagombaga guhora ntegereje telefone y'abapolisi b'abazungu bagomba kumpamagara kumbaza ibyo baboherereje. Urubanza ndarutsinze. Urubanza wararutsinze? Urubanza nararutsinze. Imana ishimwe. Ariko hari abandi batarazitsinda. None kubigira cyakomeza. Ese iyo jenoside uvuga ko igikomeza, Maria Goretti, kuko urabona turimo kuvugana, warabisomye uranabyumva, ubu jenoside yivugwa ni jenoside yakorewe Abatutsi, ariko iyo uvuze ko hari Abahutu bapfuye uzi uko bigenda, uba ubupfobije. Wowe jenoside uva igikomeza ni iyihe? Jenoside ikomeza ni jenoside, nta nubwo iriho ikomeza, ntabwo twavuga ngo iriho irica Abahutu gusa. No, c'est jenoside intellectuelle. Sinzi ko nayivuga mu Kinyarwanda. Barahiga umuntu wese ushobora kugira ibitekerezo. Ubu ngubu mvuga bitaye, ariko ni hahandi yewe naramenyereye imyaka 8 mburana amadosiye atari ayanjye bafabrice. None Gahima akaba yaraje, we dayeri numva batanamukurikirana, cyangwa yahungizi we numva batamukurikirana. Ubwo wenda ntararundanya, njye mvuga mbyita ko ari harundanya amadosiye yandi yo kuzajyana. Rero jenoside iriho ni jenoside yo kurwanya abashobora kugira ibitekerezo. Yewe Maria Goretti, urakoze. Ubwo urakoze
kuba utubwiye uko byakugendekeye. Ndibwira ko abakurikira iki kiganiro bakuramo isomo, ariko nawe kugira ngo turangize wagira icyo ubwira abantu uravuga uti yewe aho navukiye nabanye Tutsi mbana n'abahutu, narongowe data yari umuhutu na mama yari umututsikazi. Kuri iki gihe iyo ukurikije ibintu byandikwa uravuga uti ese abantu bakongera kubana bati nk'uko babanaga bagashyingirana bagahahirana bagahana inka bagahana. Jewe nabonye byinshi, intambara nabonye nyinshi. Navutse muri 51, urumva muri 59 nari mfite imyaka 8 nararebaga. Byagiye byose intambara zose, izi intambara narazibonye. Kandi zifite zakoze mu buzima bwanjye ku buryo numva mu by'ukuri ndambiwe intambara. Ikintu ndasaba abanyarwanda, leta y'u Rwanda icya mbere, kuko yewe mumbabarira banyumva, ntabwo ari ukuvuga ngo ndiho ndahakirizwa, ariko yewe ngo ndasaba Kagame, ndasaba sisitemu ya FPR. Ikintu cyitwa FPR nicyo gitegeka ubu ngubu. Nasaba ko bunamura icumu, igihe kirageze. Imyaka 25 ni myinshi. Nibunamura icumu, bareke umunyarwanda aho ari hose agira amahoro, yirwarize, abeho. Byaba ari uguterura amakarito, byaba ari ukwicara mu biro ukabona ipeti, uhahira urugo rwawe, uhahira abana bawe, ubeho. Nibunamura icumu, abanyarwanda bibuke yuko turi umwe, buri wese ni umunyarwanda, yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba umutwa, twese turi abanyarwanda. Tubane rero nk'uko twabanaga kera. Niba byarashobotse kera, n'ubu ngubu byashoboka. Ndagushimiye, urakoze rero, wirirwe. Yego, wirirwe, urakoze kandi namwe abatumvise. wowe wifuza kubona ibiganiro bya radiyo televiziyo Ikondera Libre, Ikondera ryigenga, ihutire kwiyandikisha. Ujye kuri YouTube y'Ikondera Libre ukanda handitse ngo sabone, maze ujye ushobora kudukurikira umunsi ku wundi n'isaha ku yindi. Burya ngo inkuru mbarirano iratuba. Ni wowe uzamenya, ni wowe uzasobanukirwa. Niba kandi ukunze ibyo dukora ukaba wifuza kudushyigikira, ngaka kebo washyiramo ni BE 89 06 8 9 08 7 1 5 8 5. Reka nsubiremo, ni BE 89 06 8 9 0 8 7 1 5 8 5. Tubaye tubashimiye. Ukaba wifuza kudushyigikira, ngaka kebo washyiramo ni BE 89 06 8 9 08 7 1 5 8 5. Reka nsubiremo, ni BE 89 06 8 8 9 0 8 7 1 5 8 5. Tubaye tubashimiye.